isi dutuye bamwe byiza n'ibibi kandi isi ni ishuri. Iyi ni inkuru y'umugabo NDYAMA nzindutse wayikurikira muri iki gice. Mutware w'umugezi umva rusaro umva unago ngufasha sinkubase ubwo rero uzingwa ntwaye umugore ntukangwe n'iriya nzobe watwaye ura nta mugore umurimo none nima ntari rutarona biza atera n'umwako ura no mu magizi urekuna ubutikanje yari imeze ntiyagiye yarayihombe jose yarayimaze nawe uraje hombe ya mantuze yawe ya maroji yawe nta kintu kiri ubusigarana ntukangwe n'iriya nzobe. Ariko Kazu ukomeje ugenda uvuga ibigambo byinshi ndakwihorera ubundi nimba umugore yarakunaniye gihe tugahura tukihuriza amataka byara amavuta urashaka iki kintu so urumva gutwara umugore gihe natanzeho inkwano bikumariye iki ese ninge namutwara none reka nkubwire ni inkwano nta kintu yitezeho jyana ubuvunda ako sera nabyiteho buriya ngiye nanakudiha nimba utanabizi ni inkwano sinyitaho uziko bagusutse ariko wowe wakwemeje ubundi nzabanze nkwemeza ubundi ngiye nzabanze nkwemeza nzakwemeza unabibone ngo utware umugore mite nanakujega ubundi ngi uranze ikindi gihe ngiye tuzazongera amusenze. Alo sheri Bitis Shasori Narimwe na cya kigabo cyawe ngo ni Kazungu kizanaho ibigambo byinshi. Oh sorry ntago nzongera kubikubwira bazi. Hey uretse nakuvugisha mukanya buretse impamvu nabaye amagara hano nashaka kumenya ibintu mwitwaramo hano maze iminsi menya amakuru uko mwitwara hano. Cyambere wowe wa mukobwa we ejo shwana no mukiriya byari bigenze gute? Umva bose umukiriya nyine yaje hangaha aza kuhabura telefone mukwabura telefone rero aje bidushinja mu bakozi bangaha ngo nibo bamwibye telefone. Nese niba bamwibye telefone agomba kuza kwishyuriza hano se ibyo bibazo mbamba gwita urumva mugomba kumenya ibyo byabazanye hano niba nakazi kandi no kumenya no umukiriya niwe kazi kawe kambere no kumwitaho nagari gushwana nabo ugomba kumubwira neza sibyo. Ikindi ejo bundi numvise ko mufite bidian nezere ko ibintu mwabiteguye neza byose biri ku murongo. None ikintu cyaka kubabaza nindagiye kwagarara ku muryango ubaye uhari wabudufashije ahubwo muri fata mukavo boss wari wagarara ku muryango uziko nasone mugira. Oya nta kibazo yenda hagarara naribi kubera ko ari abantu bahana mu karisi ntashaka bingiremo hano mbere. Ikindi ibintu mbikurikire neza urumva mwitegure neza ikirori cyanyu naribi cyanjye ngenge abandi ku muryango. Ikindi mbona ko nta kindi waje tukagenda ndagushaka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jama. Happy birthday to you. Nizina ry'Imana uno muryango ngendaho uramena ha amazi ngewe ndabatishwa wowe padiri nde wowe uri padiri yazo cyangwa uri padiri uguki wowe urabatiza wowe nani yavuze ngo nzoke chuka Suka wamufata tero ya muzee buretse muzee njegera kasi Senjya amazindu ufite imyaka ingahe? Anyumvira nizina ry'Imana
ijeri rirabaze ikiyoni ngo igikono ngo kwagikira we wumbaza imyaka ntabwo mureke mba papa waretse nkabo nagira ngo mbabwire icyadurije ahangaha ndagira ngo nshimire buri muntu wese uranga kubw'umwanya we yatanze mbere na mbere nkashimira cyane cyane papa ku buryo ushimira bitugariwe unajua furu tangu na nyine uceceka dore twahanagiye twingire mugiye kujya hese mwingira hese mwigiye hano nyo bavuye kano no baririra se masemaje hano nago mwingiranye none se impamvu tutinjira mu habaye iki nyine hano wafashe hafashwe nandeze ni corona yafashe cyangwa ni polisi yafashe wafashe nicyo gomba kumenya bandi bafashe nyine wafashe nani corona wambeshye nakudanga tunataka njama nzindutse iko na anniversaire hapa iko na sabukuru ka sabukuru nebishi ku munsi wawe w'amavuko ari impano nari ngufitiye wazanye ari guhereza ariko ratasikura neza papa rero ugiye kuyigereka hejuru y'irindi rwo iyi niyo mpano nari naguteguriye ku munsi wawe ese shareka nkubaza hari ukuntu iyo uko byagenze mwese munabizi sibyo hari icyo wibwiye papa ntabwo ari ibijyanye n'ibyo wamubonye se ntabwo ari ibyo ngibyo iyi ni impano ya anniversaire yawe umunsi w'amavuko wawe iyi ni impano ukuri kw'Imana kandi nawe warakoze ni ibyawe rwose inyama nzima utavuga imyaka yawe ufite imyaka ingana uyu mutubu ntabwo namwiyamye inkigera hari inkiva hariya ngo utangiye kurukira wanjye ubuzi ko nahita ngusohora ariko wa mwana we wajye waba kuruta watuje nje nunze mu rya Fabrice njyama nzindutse yagakwiye kutubwira imyaka ye yujuje kuri uyu munsi w'amavuko aha se ayibuka wowe uri ifi uracyari ifi uribagiwe ndabizi si wayitaye si iryawe si yo wazanye mukanya ugiye kumbaza ngo uririye iki se byose nyine ndabyumva ko nibagirwa nk'ifi ngawe reba kiriya giti ariya mababi wayabara papa rero imyaka yagize ni 47 47 wakwemo bya byumweru bibiri nigeze kurwaramo nyine imyaka wagize ubuzima bwawe bwose buhuye n'imyaka 47 ariko reka nkubaza uwera afite ingahe ufite ingahe wowe ufite ingahe oya ariko papa rwose uratangaje nese waratubeshye tubimenye isabukuru y'amavuko njyama nzindutse afite isabukuru y'amavuko ahangaha none se umukobwa we fiye ntabwo akora ahangaha fiye n'ubu umwana wa njyama nzindutse yewe ntabwo akora hano nyine mva kubwira uyu mugabo yitwa Mareho urumva njyama nzindutse yaherutse kubiba televiziyo kandi nanjye yaraherutse kunyiba intebe urumva kubw'ibyo rero wareka nkajyamo Mareho wowe usigaye ahangaha none njye murebe ko arimwo mpite nza mubwire urumva oya wowe nawe ntabwo mwemerera kuyingira hano kwa nini sasa atwingiye abantu mujye mu kandi akabari ntabwo ari mu hano nabaretse mwivuze mwaciye imigani mwasakuje sinzi ibintu muri mahanga mufashe amafaranga dore ibintu muri muyanywamo rero inzoga muri kuyanywamo amafaranga natanzemo inkwano yanjye ndayashaka amafaranga nakoye Yvonne ndayashaka amafaranga wakoye ibihumbi 15 byanjye ndabishaka ariko KAZUNGU nkaho uvuga iki hano ntavuga se ari amafaranga atanze ari ikintu yaguranga umaranye imyaka ingahe se na Yvonne ibyo ntabwo binde ibihumbi 15 yawe nabahaye niyo mukirya ndabishaka sabivuze neza narabimenye uriya mukobwa araciriritse umva cyakose nanjye ndumva nduciriritse
reka nta soni nawe uravumvura wowe ntabwo ari hebara y'uyu nguyu nta soni njyewe ndanamuzi we mu izina ry'Imana reka nkubwire sibyo uwo ntaratahira ubukwe agira ngo sinzi kubyina ese ubona ndyama nziza adafite ikibazo cyo mu mutwe ndyama ikibazo cy'ikikora uko yanyweye agacupa nimba mbona tuzuye neza rero oya uriya yasinze yagasobye cyaza bamukora agakeke keza pe batayikora neza abakobwa babona boroshye ni abasirimu niyo mpamvu dore imeze gutya ahubwo reka nyijyane dore tarakara Mumbabarire sibyo akubundi KEWUSI unjo KEWUSI mama yangu KEWUSI we mwizi wewe ni mjura wewe mjura wewe nakuzi wewe ni mwizi ndugu yangu KEWUSI wewe ni mjura haki ya Mungu ntago mwemerwa kuyinjira kubera kwa nini sasa nyine hano no wanje ntago mwemerwa kuyinjira mwe mwikomera none se si iminsi mikuru yabaye abantu ntabwo bose bagomba kuza iminsi mikuru ya hese ntago irimo hano mwetaye byaba biza mukegenera isoke sibyo nakundi mwetayire ntago mwemerwa kuyinjira hano ntago baririramo hano na televiziyo irimo none se kandi kaburi katari mu ndyamo nziza turamukura he simbizi ariko sungu bibi wow baby how are you bless mwe mugaruka hano sinagira uko uzuko twaye mutima ko niko shaka umva intebe zanjye shaka intebe zanjye intebe zanjye ndari televiziyo nakuyo zanjye wadushize urajya televiziyo n'abantu iki kigabo cyane ba televiziyo ya frat intebe zanjye wadushize he cyane intebe zanjye warabici hano sore zanjye cyane Kozogera kugaruka hano wakinu. Sora ngegera sibe hano. Muri akubera fatiwe umva musoke hari. Wowe urasunika abantu nk'imba wowe uri nyana yimbo wowe nyana yimbo. Zengegera nezo nyana kuzibona mwana. Njyama nzindutse. Yanyire televiziyo. N'intebe za parusaro. Muzanire. Irabareba icyo gutufite amatego dufite ne police. Mugene ko police mu murege. Ntabwo tumusohoye mugene mu murege. Mugene mu murege police jyane mufate. Kamaze mubaze mare. Bakakabo nitwagakubita. Wase tugakubita nyana. Bakakabo reka tugakubita amaguru. Makobetande. Bana. Nini urumva? Hakuna shida bwana. Urumva? Kabisa. Wewe nta kibazo dufite, nta n'ikibazo dufitanye namwe. Urumva? Sasa ndugu yangu. Wewe si rafiki yangu. Wewe ntugire ikibazo rwose. Urumva? Tunajuana wewe kila siku ni pete yangu. Yama nzindutse n'inshuti yawe. Magende. Nta n'iribi ryacu nawe. Nzongeye kubabona hano. Wa nta kibazo mare twigende. Bihore twigende. Nta kibazo dufitanye namwe. Sheri. Basomba bari sibyo. Hano niko kavuyo tuburamo nako nizo stress impulandi mu hano. Urumva ko kandi mutima gwari gwabimbuye kuva kare. Urumva kwa kuntu bufite ikintu mutima gukanga ugundi gukemera. Nahise nemera urumva. Sha mbabarire no kuri. Sheri kuki wakoze ibintu nk'ibigoko Sheri nawe urabimva ko nta mafaranga cyambere. Cya kabiri bariya n'abakozi bange. Kandi umubyeyi wabo niwagize bidi. Urumva ko nari ngomba kubibakorera nk'abantu nkoresha sibyo? Sheri bigiye kuza guteranya n'abantu he. Nibyo mvuga. None wowe ujahe? Ujahe? Hano hari abemerewe kwinjira n'abatemerewe kwinjira. Tutojya bashigeze. Umure. Hano noneho nago wankanga bya bindi. Ni akabari kange mama. Naga ari mpamvu ngo gizo yingire ko bishaka. Kegendera. Wandusha bariye. Bande. Bande. Byabereye hese nago byabereye hano. Ibiki byabaye. Ariko se wagiye umbwira neza. wa mugore we ugenda ku bantu bitetse Ariko se ubu niwe noneho ndimo kuvugana nawe ko ndi kuvugana n'inshuti y'umwana wanjye. Ariko nawe afite uburenganzira kuvuga nta kibazo cye. Atambwiza ukuri. Bariye se sangaye.
Sayo hari abantu batubereje ngo baze bari hano se. Ntago se byabereye hano. Biki byabaye? Nyine njyama nzindutse yagize isabukuru. Na sabukuru iri hano byaba bizoketayira sibyo mama mbabarire usohoke. Cyane hari ahica abantu. Nta muntu ari hano witayira usubire mu rugo wawe sibyo. Ntago bararya ariko. Witayire shamabarire. Reka kutesa kavuyo hano ndagusabye sibyo. Se kavuyo neje na. Bye sibyo. Bye. Kandi urakoze kuba wanyumvishe. Ndabariye banandurege. Kama ninyo. Umva rusaro umva. Yampaye 50 yakwishyura farakangu. Wazirye. Wowe ukuryama. Ndahagara ntabwo ndahagara. Hagavana wa mu. Jugari gicucu. Oya ni nkoni zingahe? Eshatu zose. Gizete Mani. Ariko eshatu ni nkeya. Mbega kabona akanyishaka. Ngirimo. Yatari nkeya Cyane nyinshi mani. Asa mwaretse bakamukubita. Cyane nyinshi mani. Enyeya. Urufata pizza mu madefu mu kimonesha. Aba nataka kubwira nimero. Shada mureka nkubwire. Wari kumu bitima. Ariko twapiti. Byanze. Neze byase kumbaraga zihari. Bareka tata kubwira natari nimero yashira. Ase nimero ni yawe. Fata neza n'amafaranga agira ngo no yakuru. Ufate gute? Imwe byirusha yawe. Ugomba kwifata gutya. Oya wamuse na video zirahari. Zizira matene. Nagara ariko. Ariko Ugomba kwifata gutya. Nava miti. Nara gukubisa mu manda. Vai tumienda gas. Nagaruka yakai. Narayikubise yakai neza. Juga. Gende wambwira ngo ni expert baba. Iyo wambwira ngo ni wewe. Urumva nakugira imwe wari gugusa. Bana kore birango. Hello. Iyo wambwira ngo ni Rusaro umva rusaro